Shalom, shalom, bene data muraho. Ashimwe Yesu Kristo umwami wacu dukunda, atwitangiye tubereye maso mu buryo bwose. Bibiliya ivuga ngo muri Zaburi ngo iyo ataba Uwiteka, ngo ariko Abisirayeli bavuga none ngo baba baramizwe bunguri bakibagirana. Natwe niko bimeze, iyo ataba we nta n'amasigarira aba yarasigaye. Ariko Uwiteka himbazwe, ukiturinze, ukituhagazeho kugeza aya magingo mu izina rya Yesu. Impamvu uriho, hari impamvu Imana ntiyabeshaho umuntu ku busa. Ntuzajya ubona urabyutse, hari ikintu Imana itegereje kigomba kukubaho, hari ikintu Imana itegereje ugomba gukora. N'ibyo bibiri bituma umuntu aba akiriho: ibyo igukoraho, ibyo uyikorera. Ibyo bituma ubaho ikakurinda pe. Ibyo igukorera ni ibiri mu mugambi wayo, ibyo uyikorera ni ibyo ugushakaho muri Kristo Yesu. Wabikora mu bwami bwayo kuko niho hambere, aha kabiri ni mu muryango wawe, aha gatatu ni mu gihugu cyawe. Yes, tugiye ingoma za kabiri igice cya 10 niyo tugiye kugeramo. Ingoma za kabiri igice cya 2. Ako kantu mvuze ukazirikana, ntawe uriho ku busa, uriho wese ariho ku mpamvu izwi n'Imana, itazwi n'abantu, habe na nyirayo bwite ashobora kuba atanayizi. Ariko icyo umenya ni kimwe gusa: ntuzajya wibona uriho uzuvuga ngo sinjye uriho. Ni umugambi w'Imana muri njye, ushorewe na Kristo muri njye. Bihishuke muri wowe mu izina rya Yesu. Ingoma za kabiri nicyo gice tugezemo, icya 10. Haravuga amakuru y'umuhungu wa Salomo, ngira ngo witwa Rehobowamu. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Rehobowamu atwaza igitugu Abisirayeli baramugandira. Aje inyuma ya se umwami w'amahoro, none wazanye igitugu. Rehobowamu aje i Shekemu kuko ariho Abisirayeli bose bari bagiye kumwimikira. Bukeye Rehobowamu, hariho Yerobowamu, hakabaho na Rehobowamu. Rehobo mwene Salomo, Yeroboamu mwene Nebati. Aba babaye abantu babiri. Uyu Rehobowamu ahishutse kubera ko yari yarahunze Salomo. Uyu niba ngombwa azaca mu Isirayeli, umwe atwara igice undi atwara ikindi. Hamwe habe Rehobowamu, ahandi habeho Yeroboamu. Bukeye Yeroboamu mwene Nebati abyumvise, kuko yari muri Egiputa aho yari yarahungiye umwami Salomo, aracikuka. Baramutumira, nuko Yeroboamu n'Abisirayeli bose baraza babwira Rehobowamu bati: so yadushizeho uburetwa. Baramutumira, nuko Rehobowamu n'Abisirayeli bose baraza babwira Rehobowamu bati: so yadushizeho uburetwa butubabaza, nuko none utworohereze iyo mihakire ya so yatubabazaga n'uburetwa bukomeye. iyo dushizeho natwe tuzagukorera. Bari kumubwira, arabasubiza ati: nimugende mumare iminsi 3, muzaze munyitabe. Nuko abantu baragenda. Uje kumva inama mbi, uzirinda inama mbi buri gihe. Inama ya mbere uzuyisaba Uwiteka, Mwuka Wera kukubwira inama. Naho inama z'abantu hari igihe ziza ari agacamutwe, ari mbi, zidahura n'ubushake bw'Imana. Hari igihe Imana ishobora kunyuza ahantu pe
idafite amayemoso n'amarangamutima hakakaye hakomeye, ariko ariho hari ibisubizo. Abantu baza bakakugirira impuhwe bakakwereka aho utuyira tworoheje, warangiza ugasanga waguye mu kaga ka kandi utazavamo. Cyangwa abantu bagira inama gusa ishaka kunezeza, ariko itanezeza umutima w'Imana. Maze umwami Rehobowamu agisha inama abasaza. Muraza kunyumvira inama y'abasaza, mube n'inama y'abasore. Cyo gituma abasaza ari beza, buri gihe bafite experience, baba bafite impuhwe, baba bazi igipfa n'igikira. Ariko abasore bo ni hamba kabisa. Inama abasaza bahagarara imbere ya se Salomo akiriho, arababaza ati, murangira nama ki nzasubiza abo bantu? Baramusubiza bati, nugirira neza abo bantu, ukabanezeza, ukababwira amagambo meza, bazakubera abagaragu iteka ryose. Ineza, Bibiliya ngo ineza ihosha uburakari. Ariko yanga inama yagiriwe n'abasaza, ajya inama n'abasore babyirukanye nawe, bamuhakwaho. Arababaza ati, mufite nama ki tuzasubiza aba bantu bambwiye ngo nimborohereze uburetwa umukambwe wanjye yabashizeho? Nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza bati, uku ni kuzasubiza abo bantu bakubwiye ngo so yabashizeho uburetwa bukomeye, ariko ngo wowe uborohereze ubabwire uti uzababwire uti, agahera kanjye, agahera ni aka gatoki, agahera kanjye kararuta ubunini ikiyunguyungu ca data. Agahera kararuta ikiyunguyungu ca se, yani ni iki gice c'epfo, amatako ya se, ngo aka gahera kazaba kayaruta kuremera. Ndetse nubwo data yabashizeho uburetwa bukomeye, ngeweho nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, ariko ngeweho nzabakubitisha sikorupiyo. Ku munsi wa gatatu Yerobowamu n'abantu bose basanga umwami Rehobowamu, kuko yabategetse ati, muzaze munyitabe ku munsi ugira gatatu. Umwami Rehobowamu asubizanya inabi nyinshi yanze inama y'abasaza. Abasubiza akurikije inama y'abasore ati, data yabashizeho uburetwa bukomeye, ariko njye nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, ariko njyeweho nzabakubitisha sikorupiyo. Nuko umwami ntiyabumvira, kuko byaturutse ku Mana, kugira ngo Uwiteka asohoze ijambo rye yari yarabwiye Yerobowamu mwene Nebati, abivugiye muri Ahiya w'Ishilo. Maze hari igihe Imana izijisha abantu rwose, ikabaha kwinangira kubi, ariko ishaka kubasenya, kugira ngo Uwiteka asohoze ijambo yari yarabwiye mu muhanuzi Ahiya. Maze Abisirayeli bose babonye yuko umwami yanze kubumvira, abantu basubiza umwami bati, ni mugabane ki dufite kuri Dawidi? Kandi rero nta no kuragwa dufite kuri mwene Yesayi. Nimusubire mu mahema yanyu, yemwe Bisirayeli mwese, none Dawidi urimenyera ibyawe n'umuryango wawe. Nuko Abisirayeli bose basubira mu ngo zabo. Ariko Abisirayeli baturaga mu midugudu y'Ubuyuda bo batwarwa na Rehobowamu. Bukeye Rehobowamu yoherezayo Hadoramu wakoreshaga ikoro. Abisirayeli bamutera amabuye arapfa. Umwami Rehobowamu abyumvise
ahuta yurira ajya mu igare rye ngo ahungire i Yerusalemu. Uko niko Abisirayeli bagandiye inzu ya Dawidi kugeza n'ubu, bitewe n'uyu mwami mubi Rehobowamu wanze kumvira inama y'abasaza. Inama y'abasaza iragereranywa n'inama ya Mwuka Wera. Hari ijwi rya Mwuka Wera rituje, nta sakuza, nta n'amarangamutima, akubwira inama buri gihe wakora uku, wabigenza uku. Hari igihe abantu bashaka kugenda uko amarangamutima yagize. No, jya witonda wumva icyo Umwuka Wera akubwiye. Mana, gitare cyacu, imbaraga zo kwizera, urakoze mu izina rya Yesu umwami wacu. Duhe Mwuka Wera tugibera umujyanama, atuyobora, dushigikire, duhe inama nziza zizadutunga mu kubaho kwacu kose. Twe kuyoborwa n'amarangamutima cyangwa tugendere mu nama mbi z'abagome n'abanyakibi. Tuyobore mu nzira zawe zo gukiranuka ibihe byacu byose. Kubwa Yesu umwami, ngutuye aba bantu ntibakayobwe n'irari ryabo cange n'ibyumviro bicange se n'urungano rutubaha Imana. Mu izina rya Yesu dukora iby'ubushishozi birimo Imana, birimo ubwenge, birimo umugisha byafasha abatuye isi benshi. Urakoze, tuzaduhana, tuzadutererana, kandi Mwuka Wera ntazatuyobya. Kubwa Yesu umwami wacu, amen. Imana ibarinde kandi bakomeze inshuti.